Oh shit! Nabyara abana batatu bane batanu batandatu umunani 12 ngo leta isabarera Yesu kwiri nk'umumira abantu n'umusaza babigiriye akantu n'ubu nakuzana ibintu by'iki n'iki ngo baratuwahira n'ubu nabya petit frère iri jana bikuricunga bikije kwishura man umva ahita ngenda nguremo padi ya senkani amabido 2 y'amazi n'udinyago anyozongera gukenera kuri nyuma y'imyaka banze ndebe niba bagiye continue. Oh, no. No. Akose susu koko urabona mu rugo nakiro batumarira inzara bayati utuziga bizavamo akunjura beza kuraye nabireka kusubundi ubugara frena kana afite turakare kintu atumarira ra Yesu ureba kwenda asangara kana afite natwa gaturasira umwana umuvandimwe kusungu umucecuru n'umugabo bagiye kwinywera umwenge aramara harayo ariko njura bizina nubwo nzongera kubakira. Will you keep quiet? Inna lillahi muswatin Yesu kumutaje ku ishuri byagenza gute ariko urateka wajya ku ishuri waburaye none se ku ishuri ntabwo bakibagabura barabiretse ubwo waratwishyura Yesu ibintu byo muri uru Rwanda ari ugupfa kujyana wasinga urujyango bingani wabishyira ku ntoki Imana uzabyibora none se kubizi ko bamera nyine ibintu babigira gutumwenge nta kintu n'imihanda yose narabarijwe nta kintu n'ubwana ahubwo noneho murapfuye ni murayi mubwire ngo nanasenkana ufite ku mufuka mubwire ngo na supadipe mani tukanywa n'amazi tukarenzaho nta sawasha aho ngo supadipe zisigaye zinywa umwana w'umukire umwa ministre niwe usigaye uzeho nawe aranganga supadipe nagera se bafunguye nabo dutera ubusi ibintu biravamo niba kwiga bibananiye mwicara n'ubundi ntago muri kunyigira wa rwose ngiye ntago nakiga nconse twarize kera sha ntago nakiga nconse ubusi ibintu byabivamo ikintu nicyo kigabo kiturimo nkaho cyakaturamengo twige nakugaburirwa imbetezi se sinahari nyoko sahari kubera iki genda ndi nyoko ndi garafure wawe niba nagira maze mwitse mbatigite nimbure mukuru wanje gututangaburira sijewe mubwira ko ireba inkweto ya milyo urumva yahengamye none ngurasha ndi guhiga akazi kaburimbo nazengu nabuze naho nibe nikirenze none uriba bugufata buguca umutwe bagukaranga wese mana ikiga ko twakwibiraga tugashakisha hari kera ibintu bijye ubu ngubu byarahinduye ingoma zahinduye imirishyo amazi ntago tuyayana uwogaga ameze gutya ubu ngo asigaye yoga amagazi tugiye kubijugunya tugiye kwiberera nk'aho n'ubundi mwaruhanyaga twabiretse rwose gushaka ahantu urumva twahiga ibiraga tugakorera hamwe ariko ibintu byo kuvuga ngo ababyeyi barabyara abana badashoboye kurera simbizi ko bafite n'abandi babana hanze tutazi imibare yabo ntabwo se twakishakira ubwo buzima kuri iki gitekerezo waruzanye ubusakazi twagukura ukubwira ngo baragufata bahita bagukinja reka nkubwire sibyo batumugane mu Gisipanyol ngo kamamaye kamakaka kose akwira n'inzara nakitwa n'ibibambudo wallahi none baca n'umugani mu Cyongereza bati ufite agatwe gakaba karinda urugomo mu Cyongereza nguciriye sawa reka nkubwire rero igenda ahubwo nimugoroba ninza kugaruka tubaza gupanga ko twashaka ubuzima naho barabamere tubihorere wenda rigena narabura ugasanga nzanye na supadipe y'abakire sawa ahubwo